uzi za mbabazi abantu batugirira baza ngo urashonje nkakugaburira, ntufite icyo kwambara ndakwambitse, bigeraho noneho hakajya umuturage w'umunyarwanda wagombaga kuba ari ukorera uyobora, akaba umuturage wa wundi waturutse i Kantarange waje kugukorera ibyo utamukorera. Abaturage banyu murabagurisha, murashaka kugira ngo babe bafite ibyo babakorera batari abanyarwanda baturuka hanze y'u Rwanda. Nicyo mushaka. Nimutabikora mwebwe abantu bandi bazabibakorera. Abaza biyita ko ari ibitangaza baje gukiza abanyarwanda cyangwa abanyafurika, barabakiza ibiki ariko mudashobora kwikiza? Baje bakunganira mu byo ukora, mu byo ushaka kwikiza, ibyo turabishimira rwose. Ibyo turabishimira, turabyishimira ko hari uwakugobotse mu rugendo wari urimo aho wajyaga, ariko ugomba kuba ufite urwo rugendo urimo n'aho ujya wowe wahisemo, ugufasha akagufasha muri ibyo. Ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyishe u Rwanda, nicyo cyishe Afurika, nicyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe ntimuruhare uko, ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi. Iyo bagirira imbabazi murwaye iki? Gituma mugomba kugirirwa imbabazi muri abantu bari aho, abantu baturuka hirya no hino ku isi kuza kubagirira imbabazi. Umuteye imbabazi z'iki? Niki gituma abantu bagomba kuza kubagirira imbabazi? Murwaye iki? Imbabazi zo kuza kubagaburira, kubambika, kwakora buri kintu cyose muri aho. Erega umuntu agasanga abayobozi bari aho bararimbye, bambaye amasuti, bari kuri za telefone, bari mu mamodoka, ariko ukorera ubusa igihugu, witwa kuri umuyobozi w'igihugu. Hazaza undi muntu akaza kugirira imbabazi abo uyobora, nawe ubwawe urimo akakugirira imbabazi. What's that kind of mindset?